Muraho neza nshuti zacu bakunzi ba channel Ildefonse Official. Ndabaramukije kandi ndabashimira ko mwongeye gusura iyi channel. Uyu munsi tugiye kuvuga ku kintu twese dukenera mu mubiri wacu kandi buri munsi. Ariko rimwe na rimwe tugashaka kukirwanya ndetse no kutagikurikiza. Icyo kintu nta kindi ni amazi. Ese koko amazi akenewe ku rugero rungana iki mu buzima bwacu? Ese ni ibihe byiza byo kunywa amazi? Ni izihe ngaruka zo kutayanywa? Ibyo byose hamwe n'ibindi nimuze tubisobanukirwe muri iyi video twabateguriye uyu munsi. Ndashimira wowe wamaze gukora subscribe kuri channel yacu ya Ildefonse Official, nanashishikariza wowe ubonye iyi channel bwa mbere gukora subscribe, like ndetse ukanatubwira muri comment icyo wifuza ko twazavugaho ubutaha. Tudatinze reka turebere hamwe umumaro w'amazi mu mubiri wacu. Umubiri wacu ugizwe n'amazi ku kigero kirenga 60%. Mu bwonko bwacu harimo amazi ku kigero cya 70%. Mu maraso naho habamo amazi ku kigero cya 80%. Ibi bikagaragaza ko nta kintu na kimwe mu mubiri wacu gishobora gukora neza nta mazi. Iyo unyoye amazi afasha amaraso gutwara umwuka mwiza mu bice byose by'umubiri. Afasha mu igogora ry'ibiryo turiye, mu gusohora imyanda ndetse no kurinda imitsi kudakora nabi. Kunywa amazi bihagije bitanga inyungu nyinshi cyangwa se bigira umumaro mwinshi mu mubiri wacu. Dore imimaro bigira iyo unyweye amazi mu mubiri wawe. Bifasha ubwonko gukora neza, bigatuma wibuka byinshi kandi ugatekereza neza. Bitanga imbaraga mu gihe ukora siporo cyangwa mu gihe ukora imirimo ikomeye. Bituma uruhu rugira itoto kandi rukagaragara neza. Bifasha umutima gukora nta kibazo na kimwe ufite. Iyo umubiri udafite amazi ahagije ugaragaza ibimenyetso. Wumva inyota nyinshi mu mubiri, umutwe ukakurya, wumva unaniwe ndetse rimwe na rimwe ugira iseseme. Abantu batanywa amazi ahagije bashobora kugira indwara z'umwijima, impyiko cyangwa indwara z'umutima. Niyo mpamvu buri munsi tugomba kwibuka ko amazi ari umuti ku buzima bwacu. Amazi meza n'asukuye, atanduye kandi atarinze kugira umunuko cyangwa ibibatsi. Abahanga bavuga ko amazi atunganyijwe neza cyangwa ayavomwe ahantu hasukuye ariyo twizeye. Ni ngombwa kandi ko turinda abana n'abakuze kunywa amazi mabi kuko ashobora kubatera indwara ziterwa na mikorobe. Hari amasaha amwe n'amwe meza yo kunywa amazi. Mu gitondo ukimara kubyuka, mbere yo kurya ndetse n'ahandi. Mbere ya buri funguro, iyo ukora siporo cyangwa imirimo ukoresheje ingufu nyinshi, n'igihe cyose wumva ufite inyota. Ariko muri ibyo byose hari inama abahanga mu by'ubuzima batugira. Hari abantu benshi bakunda kunywa amazi cyangwa se kunywa ibinyobwa bidasindisha cyangwa imitobe, ariko ntibyigera bisimbura amazi. Amazi niyo ya mbere kandi si ngombwa ko twitegura kunywa icupa ryose rimwe. Ahubwo kunywa gahoro gahoro mu masaha yose y'umunsi nibyo byizewe ku mubiri wacu. Abantu bafite imyaka myinshi cyane cyangwa abana bato nabo bagomba gufashwa kunywa amazi kenshi.
Nk'uko tubibonye rero amazi ni ubuzima, afasha umubiri, ubwonko, umutima n'uruhu. Amazi aturinda indwara kandi atuma tugira ubuzima buzira umuze. Niyo mpamvu dukwiye kuyafata nk'impano ikomeye Imana yaduhaye. Nkaba nsoza mbashimira kuba mwabanye natwe muri iyi video. Murakoze cyane kuba twabanye muri iyi video. Niba ukunze iyi video yisangize n'abandi kandi wibuke gukora subscribe kuri iyi channel nimba ari ubwa mbere uyibonye, kugira ngo mukomeze gukurikira ibiganiro byiza byuzuye inama ku buzima bwacu bwa buri munsi. Ntiwibagirwe gukora like ndetse na comment y'ikintu ushaka ko twazabakoreraho ubutaha. Ndetse igihe cyose aho uri hose ugomba kwibuka yuko amazi ari ubuzima. Ciao ciao, ndabakunda, mukomeze kugira ubuzima buzira umuze.